reka ntangire ngusuhuza. Uraho neza? Ushobora kuba uri umupapa, ushobora kuba uri umumama, ushobora kuba uri umuhungu, ushobora kuba uri umukobwa. Gusa icy'ingenzi ni uko ufite ubushake bwo gukorera amafaranga kuri murandasi. Yego ntago wayobye. Aha wageze ni kuri Kora Online. Umuyoboro umwe rukumbi wizewe mu gutanga amakuru ku bijyanye n'uburyo ki abantu bashobora gukorera amafaranga kuri murandasi bifashishije telefone gusa cyangwa ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga gishobora gutuma baccessinga internet. Mu by'ukuri ntaravuga amagambo menshi kambanze nkureka iyi dashboard. Reka twirengagize indi mibare yose iri kugaragara kuri iyi dashboard. Hanyuma duhange ijisho kuri aka kazu. Ku basanzwe bazi cyangwa se basobanukiwe ubwoko bw'amafaranga bamaze kumenya ko aya ari amadolari 780. Aya tuyashyize mu manyarwanda arangana na miliyoni imwe n'ibihumbi 128, 43 n'ibindi bice. Aya mafaranga ntago ari ibicupuri. This is real money. Ni amafaranga ya nyayo. Birashoboka ko uyu munsi strategy ngiye kukwereka cyangwa se uburyo ngiye kuguha ugomba kwinjizamo amafaranga online ushobora kubukoresha ntubone miliyoni ariko ukaba wabona 500 cyangwa se munsi yaho gato. Mbere yuko njya muri detail nyinshi kugira ngo mbashe gusobanura ibi bintu, reka mbanze kukwifatira ku gahanga. Umenyeshe ko ntagiye kukwereka application ushoramo 1000 ukinjiza 1,100. Oya, ibyo si byo ngiye kukwereka. Yewe nta nubwo ngiye kuguha savi ngo winjize amafaranga binyuze mu gusubiza ibibazo bito. Nubwo nabyo bitanga amafaranga make mu gihe kirekire. Ibaze gukorera amadolari 5 mu gihe kingana n'amezi 2 kandi ukora buri munsi. Ibi nabyo ntago ari byo. Ntago ndimo kwishisha hirya no hino nkuko benshi bashobora kubitekereza ngo kugira ngo mone views. Oya rwose. Reka mbanze nkwibutse wowe ubizi. Ariko kandi nawe utarubizi wumvireho. Iyi dashboard natangiye nkwereka ni ya YouTube Studio, aho yagaragazaga raporo cyangwa analytics y'ibyo iyi channel yagezeho mu minsi 28 iheruka. Harimo nari amafaranga nyine. Nimubitindeho. Iyi dashboard si yanjye ariko ni y'umuvandimwe. Noneho reka nkugarukeho wowe. Wakibaza uti ugiye kwinjiza amafaranga mu buhe buryo? Ese uzinjiza ngahe? Mu by'ukuri biragusaba iki? Ibi ni ibibazo bitatu buri wese yakagombye kuba arimo kwibaza. Reka mpite mbisubiza hamwe. Byose uko ari bitatu. Cyambere nuko uburyo ngiye kukwereka bworoshye. Cya kabiri nuko amafaranga yose ugomba kubona agomba kugendana n'imikorere yawe. Icyanyuma nuko mu bintu byose usabwa nta na kimwe kirimo kigoye utabona niba koko wumva ushaka gukorera amafaranga online. Reka nsobanure iki kintu neza. Twabonye ko hari uburyo bwo kubona amafaranga online bugera kuri butatu. Kuko ntago wakipanga akazi ngo abantu bagwa amafaranga gutyo gusa. Niwibuka neza uburyo bwa mbere kwari ugushora igihe. Bwa kabiri kwari ugushora amafaranga. Gusa ku munsi wa none mu buryo bubiri bwose tuvuze nta na bumwe tugiye kugarukaho. Yaba gushora igihe ndetse no gushora amafaranga kuri murandasi. Kuko ubwabyo birimo riske kandi biranatinda. Mu by'ukuri bikaba atari n'ibintu byizewe cyase bizahoraho. Niyo mpamvu tugiye kubyaza umusaruro ubu buryo bwa gatatu, aho tudashora amafaranga cyangwa igihe, ahubwo dushora skills, ndavuga ubumenyi. Ubu buryo bwa gatatu akaba ari nabwo buryo bwonyine bwizewe kurusha ubundi bwose twavuze haruguru. Ushobora kwibaza uti ko nta skills cyangwa se ko nta bumenyi mfite runaka ku bijyanye n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga online, ibi nzabishobora gute? Ibyo ntabwo bikiri ikibazo. Kugeza amagingo ya ku munsi wa none twe nka team Kora Online twafunguye ishuri rikorera kuri murandasi, Rwanda Digital Skills Academy. Benshi bagiye gutangira kuvoma mu bumenyi bwatuma babasha kwiteza imbere binyuze kuri murandasi. Niba koko wumva ushaka kwinjiza amafaranga online, aha koko niho ugomba kuburi. Ariko kandi hari impamvu ikomeye cyane twahisemo gushinga iyi class. Ni nyuma yuko twakiriye ibibazo birenga 1000. Abantu benshi bibaza ngo ni gute wakorera amafaranga online. Abandi bati ese koko ibi bintu bibaho? Ese koko ibi bintu birakunda? Ese koko ibi bintu birakora? Ni benshi twagiye twakira ariko icyifuzo cyanyu twaracyumvise. Iri shuri rije kugira ngo rifashe abantu bumva bashaka kuba bashabitse bagafasha, successful entrepreneurs. Aho tugiye kukuguidinga cyangwa se kukwereka uburyo ugomba kubona amafaranga kuri murandasi. Gusa reka tubanze turebere hamwe ngo mbere na mbere urasabwa iki. Cyambere ugomba kuba ufite internet. Icya kabiri ugomba kuba ufite telefone, laptop, tablet cyangwa se ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga cyagufasha ku accessinga murandasi. Gatatu, ugomba kumenya neza ko uzajya ubona akanya ko gukurikira amasomo mu mibyizi, no kuvuga kuva saa 2 z'ijoro, kugira ngo uzajye ubasha kubana n'abandi mu buryo buri live, aho uzajya ubaza ibibazo bigahita bisubizwa ako kanya bitabanje kujya muri comment bitandukanye no kugenda ukora video za uploadinzwe. Aha tuzajya twigana live akantu ku kandi. Ikindi uranasabwa kuba ufite Telegram. Iyi ni application yifashishwa mu itumanaho cyangwa se muri communication. Wavuga urugero nka WhatsApp, Facebook, Instagram n'izindi. Rero ahanga turaza kwifashisha Telegram, niyo byoroshye kuba twakoresha kurusha izindi mbuga zose. Icyanyuma nuko ugomba kwishyura nibura amafaranga 5,000 buri kwezi nka school fees kimwe na Minerval. Aya mafaranga ukaba ugomba kuyatanga buri kwezi. Nshobora kuba nshyizemo akantu ko kwishyura, bamwe mukumva mwahita muntera amabuye, ariko kuri kw'ibintu nuko byaba byiza guhagarika kwirirwa wiruka inyuma y'udufaranga tudafatika ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ukubaka ubumenyi nyabwo uzabasha kukubeshaho ubuzima bwawe bwose. YouTube ni rwo rubuga rwonyine ugiye mu mibare utanga amafaranga kandi rwabashije guhindura ubuzima bwa benshi. Niyo soko y'amafaranga idashobora kurangira gutyo gusa. Mu Rwanda ni abantu amamiliyoni babeshejweho na YouTube. Sinitaye ko nta kintu na kimwe uzi, haba ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga cyangwa se ku gukora amavideo.
Iyi class ije kugira ngo ifashe abantu badafite amakuru ndetse n'abayafite ariko adahagije. Akarusho nuko tugomba kwigisha imikorere y'imbuga nkoranyambaga, tukareba content ushoboye, hanyuma tukakurandata ku buryo mu mezi 3 tuzajya kukurikura waramaze kuba umuntu ushyitse, hamwe uba warasobanukiye buri kimwe kandi winjije byibuze amadolari yawe 100 ya mbere, kuko niyo make babikuriza cyangwa se threshold. Iyo ufite YouTube channel yawe ihembwa, uba ufite isoko y'amafaranga idakama, ushobora no kwinjiza amafaranga kuruta akazi wari usanzwe ukora, cyangwa se igakora nka side hustle, ni ukuvuga akazi kunganira kandi kazi. So wakibaza uti aya masomo araza gutangirwa hehe? Ahangaha icyo usabwa no kuba ufite Telegram. Nkuko nabivuze kuva kare, amasomo agomba kunyura kuri iyi platform. Hari impamvu ugomba kwizera ko ibi bintu bikora. Bwa mbere twe tubikubwira, si ubwa mbere tubikoze. Ikindi tuzi neza kandi dusobanukiwe buryo ki ibi bintu bikoramo. Muri make dufite experience twaguha, nawe ikaba yagiye ikikumarira. Rero utaza kubinegirije. So ntago nkumbwiye ngo uhite wishyura nona, gusa kwishyura bigomba kuzajya bibera kuri mobile money. Ubaye udasobanukiwe byimazeyo, ubanyandikira kuri Instagram yanjye, nitwa Bazaza Official. Ariko kandi mbere yo kwishyura ugomba kubanza nanone kunyandikira kugira ngo mbanze kugushyira ku rutonde wemererwe kujoininga class. Mwabantu mwe, YouTube ni ikirombe cya zahabu, ariko abantu badafite amakuru n'amakeya y'uburyo bagicukuramo. Nakifuje ko aya makuru umenye nonaha utayapfusha ubusa, ahubwo wayaha agaciro ugatandukana no guhora ushakashaka udufaranga tw'intabwira kuri murandasi. So ushobora kugira ikibazo muri rusange cyangwa igitekerezo wenda n'inyunganizi, aha ni ugutunyandikira kuri ya Instagram yanjye nakubwiye, nitwa Bazaza Official. Ukanibuka no kumfollowinga kuko ntacyo bitwaye. Aha wageze ni kuri Kora Online, umuyoboro umwe rukumbi utangaza amakuru yizewe kujyanye n'uburyo twabasha kwinjiza amafaranga online. Menya neza ko wakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha, kandi ukandi like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira. Ubaye utarajoininga WhatsApp community yacu uri mu bari guhomba. Link iri muri description, hanyuma na Instagram yanjye link yayo iri muri description. Reka tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha. Ndabakunda cyane, hasta la vista.